ni kuki abantu bagira ibitotsi bicikagurika ndetse abandi bakabura ibitotsi. Ashobora gukanguka saa 6 z'ijoro cyangwa se yenda saa 8 z'ijoro ntiyongere kubona ibitotsi, yakongera kubibona hagira agakoma ibitotsi bikaba birangiriyeho, undi we bugacya reba. Ibyo ngibyo bikabaho mu buzima bwa muntu, kandi ibitotsi ni byiza, ni paradizo y'abakiri hano kuri iyi si. Reka tubaze rero muganga dusobanurire kuki abantu babura ibitotsi bakarara badasinziriye, ibitotsi bigacikagurika, niki kibitera. Ni byiza cyane kugira ngo abantu baje bamenya ibibabuza gusinzira. Burya rero gusinzira iyo wabibuze ibitotsi ubuze kanini, byaba biterwa n'iki se kugira ngo abantu babure ibitotsi? Ikibanze gitera abantu kubura ibitotsi ni uguhangayika cyangwa se amahoro make. Ibyo muzabisoma muri Bibiliya, ni Zaburi 77 uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4 haranditse ngo, nibuka Imana ngahagarika umutima, ndaganya umutima wanjye ukagwisari, ufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza, mfite umubabaro utuma ntabasha kuvuga. Uyu iyo ufite guhangayika, ubabaye, wenda wagize ibihombo, wapfushije uwawe, se wirukanwe ku kazi, uko waburagijwe nzamera nte ubukene, uko guhangayika gushobora kugutesha ibitotsi. Kabiri, ushobora kubana n'umuntu mu rugo utakuguye neza, uguhagitse, utafite kugira icyo akumarira, ahubwo afite icyo agutwaye. Kubana nawe bishobora kukunyaga ibitotsi. Ini nabyo biri mu bimwe bishobora kuburizamo cyangwa ibitotsi. Abandi bashobora kunywa ibisindisha, banywa ibisindisha cyangwa bakanywa cyane nijoro, baba bagiye kuryama bitewe nuko bataryamye, uruhago rwamaze kuvanwamo iyo myanda ijya kumenwa, abantu ngo bayihagarike, ukagira ibyo bita trouble de sommeil, nangwa se imivurungano y'ibitotsi, ukabyuka ujya kwihagarika kenshi mu ijoro, ukabicamo bitari ngombwa. Ni abantu bakunze kunywagagura cyane, bakanywa byinshi, nawe bishobora kubatera kudasinzira neza. Ikindi, ku bantu bakoresha ikawa, icyayi, ndetse hari n'imiti yo kwa muganga ishobora kuba irimo kafeyine, ibi nabyo bishobora kuburizamo ibitotsi. Reka nongere mvuge nti ibindi byabuza umuntu gusinzira n'ubunebwe. Abantu bakunze kwiyicarira kweza nimugoroba batakoresha impagarike yabo, bene abo bantu babanebwe kenshi bakunze kubura ibitotsi. Hari abandi bashobora kubibuzwa no kuri ibyo kurya biremereye nijoro, ni ukuvuga ngo begereje cyane kurya, nibyo bita nourriture lourde, bakarya ibyo kurya bikaranze, bagafata nanone nk'icyayi nangwa se ikindi kinyobwa kirimo isukari. Isukari ni indigeste, niyo wayikoresha mbere y'ibiribwa igogorwa nyuma, iraremereye. Bene aba bantu igihe cyo gusinzira, ingingo zishinzwe igogora, ubwo ni igifu n'amara n'ubwonko budasigaye, umurimo w'igogora ubangamiwe. Abantu barya ibyo kurya biremerewe kandi bagiye kuryama, nabo bishobora kubagora kubona ibitotsi byiza. Reka numvuge nti ikindi n'umwanda nawe ushobora kukubuza ibitotsi. Ikindi nibyo bita environnement, ahantu buri, ushobora kuba uri ahantu hari urusaku, ahantu hari ubukonje bwinshi, ahantu hari ubushyuhe bwinshi, ibi nabyo umuriro utabimenyereye ushobora kubura ibitotsi. Ikindi dushobora kuvuga gishobora kukubuza ibitotsi, ni umuntu muryamanye agakunda kwihindukiza kenshi buri mwanya adatindiganije, yatuma ibitotsi byawe bicibwamo. Ashobora se kuba atihindukiza cyane, ahubwo yagutanze gusinzira aragona, uko kugona kukabangamira nawe ukiri maso uryamye iruhande rwe. Uyu nawe ashobora kuba yaje nangwa se yabangamira ibitotsi byawe. Hari ikindi, ushobora kuba ufite uburwayi bw'umwijima, dore ko niyo umaze kurya wumva utangiye guhunikira, watangira guhunikira ako kanya, ibitotsi wari ufite ugiye kuryama, wagera ku buriri ukabibura. Birasaba rero iyo umwijima unaniwe n'ibitotsi biba bikeya. Ni byinshi, ariko reka nongere mvuge nti ngibi bimwe mu bintu bishobora kutubuza gusinzira. Abanywa ibitabi nabo bashobora mu by'ukuri kubura ibitotsi, kugeranije abanywa ibitabi n'abatarinywa, abarinywa babura ibitotsi cyane kuruta abatarinywa. Abandi nabakoresha ibiyobyabwenge, ibi nabyo bishobora gutuma abantu babura ibitotsi. Reka nongere mvuge nti muri twebwe umuntu ashobora kwibera muganga, ibi bimubangamiye biburizamo ibitotsi, abakwiriye gusa naho abyirinda, kuko ni kenshi abantu benshi bajya bahura n'izo ngorane maze gusinzira kukaba gukeya. Murakoze, Imana ibaha umugisha.
tumaze kumva rero bimwe mu bitera zimwe mu ndwara n'ibiremerera umubiri wacu. Reka rero tugere ku bijyaniranye n'ibyadufasha, yenda tubigire igice cya kabiri. Ni byiza kuko uramutse kumva ibyateje ingaruka mbi